Gusa nubwo ibyo byari bimenyekanye ntibyari byoroheye umuntu nka Paul Kagame wari ukuriye urwego rw'ubutasi ko byakumvikana ko yagiye muri Kenya igihugu aturutsemo kitabizi ndetse kandi muri gahunda ze bwite none hajyanywe no kureba umukobwa. Gusa kuko kuri we byari bintahaye agaciro kandi ashyizeho umutima yagerageje ibishoboka byose ngo agere Kenya. Nubwo byari bimugoye bwose yaje kugerayo ajyanye n'umwe mu nshuti ze za hafi wari unazi neza uyu mukobwa Jeannette bari bamurangiye. Ikaze ku nkuru y'urukundo ngushimira ko wahisemo kudukurikira kandi nguha n'ikaze mu mwanya w'inkuru y'urukundo y'uyu munsi. Gusa reka nkubwire ko iya none yihariye nk'uko wabibonye muri titre, ni inkuru y'urukundo ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na madamu we Jeannette Kagame. Niba nawe wajyaga wibaza uti ese bahuye bate, bahuriye he, ese bamaranye imyaka ingahe n'ibindi bigiye bitandukanye, urasubizwa muri iyi nkuru iryoheye amatwi twakusanije twifashishije imbwirwaruhame cyangwa se igihe babyivugiraga bo ubwabo bwite ndetse n'inyandiko zigiye zitandukanye zanditse kuri uru rukundo rwabo. Reka dutangire. Igihe Paul Kagame yari afite imyaka 30 y'amavuko, ngo hari mu mwaka w'1988, aha yari anamaze hafi imyaka 9 yose ahugiye mu mushinga wo kuzabohora u Rwanda. Byasaga naho atakinitekerezaho, ariko igihe cyaje kugera umutima uramukomanga aza kugeraho yumva ko atagomba kuzaba wenyine ubuzima bwose, ahubwo ko mu mishinga afite agomba no gushaka umufasha uzamufasha ubuzima bwe, bakibaruka abana bakubaka n'umuryango, dore ko n'urungano rw'abenshi bari baranamaze kubigeraho muri ibi bihe. Ubwo icyo gihe Paul Kagame yahise apanga n'undi mushinga wo gushaka umukobwa mwiza umukwiriye, abifatanya n'undi mushinga yari asanganywe wo kubohora igihugu, nubwo bitari byoroshye kubifatanya nk'uko tugiye kubikurikira muri iyi nkuru. Rero nk'uko byari bimenyerewe mu muco w'icyo gihe, yiyambaje abo mu muryango we abasaba kumubera baranga bakamurangira umugore mwiza umukwiye, kuko watabonaga umwanya wo kumenyana n'abakobwa kuko yiberaga mu bya gisirikare cyane. Nyuma yo kubagezaho icyo cyifuzo rero ntibyatinze, umwe mu bari bafitanye isano na Paul Kagame amurangira ko hari umukobwa mwiza w'uburanga wavukiye mu gihugu cy'u Burundi, nawe mu buhungiro kubera amateka y'u Rwanda. Uwamumurangiye Perezida Kagame atashatse gutangaza, ariko bitaga shi mu kiganiro Paul Kagame yagiranaga na Stephen Kenza, ngo yamubwiye muri aya magambo ati uyu mukobwa yarize, ni umukobwa w'uburanga butangaje w'umuco kandi aracyari na muto rwose. Anongeraho ati yakubera umufasha mwiza nta kabuza. Ubwo Paul Kagame icyo gihe yarakuriye inzego z'ubutasi muri Uganda, ibintu byumvikanisha ko byari byoroshye cyane gukurikirana amakuru y'umuntu runaka ukaba wayamenya. Ubwo abo yayoboraga muri uru rwego rw'iperereza muri Uganda bamubwiye ko uwo mukobwa ubwo yari atakibana n'umuryango waho wahungiye i Burundi, ahubwo yari asigaye aba mu gihugu cya Kenya aho yari yarabonye akazi. Gusa nubwo ibyo byari bimenyekanye ntibyari byoroheye umuntu nka Paul Kagame wari ukuriye urwego rw'ubutasi ko byakumvikana ko yagiye muri Kenya igihugu aturutsemo kitabizi ndetse kandi muri gahunda ze bwite none hajyanywe no kureba umukobwa. Gusa kuko kuri we byari bintahaye agaciro kandi ashyizeho umutima yagerageje ibishoboka byose ngo agere Kenya. Nubwo byari bimugoye bwose yaje kugerayo ajyanye n'umwe mu nshuti ze za hafi wari unazi neza uyu mukobwa Jeannette bari bamurangiye. Baje kumugeraho bamubwira ko bari bamunyuzeho kumusuhuza, cyane ko Jeannette yari anaziranye n'uwo bari bari kumwe. Gusa nanone kumubwira gutyo byari urwiyererutso kuko gahunda yari imwe, Paul Kagame yaraje kureba uwo mukobwa w'uburanga butangaje bamurangiye wazamubera n'umufasha. Nuko Jeannette abaha karibu. Niwo munsi wa mbere Paul Kagame na Jeannette bari barebanye amaso ku yandi, gusa ahangaha bose nta watekerezaga ko mu myaka iri imbere umwe azaba ari umukuru w'igihugu undi ari first lady impande ze. Nta wabikekaga rwose, nta n'uwakekaga ko hari icyabahuza. Stephen Kenza mu gitabo cye yakomeje agaragaza iyi nkuru ku mpande zose kuko yasaga n'uwatunguwe n'abashyitsi, gusa kuko bamusuye mu masaha ya saa sita z'amanywa ngo yakomeje gushakisha uko yabategurira ifunguro rya saa sita. Gusa ku ruhande rwa Paul Kagame ntiyabyakiriye kuko yavuze ko atari bubirye. Jeannette Kagame yakomeje gusaba yinginga, undi nawe aramutsembera avuga ko atari bubirye. Gusa Jeannette yaje kugira igitekerezo ko nibura niyo atafata amafunguro yenda yanywa amata. Umunsi umwe iyi nkuru yanayisangije abantu mu mujyi wa Los Angeles muri Amerika, ubwo hizizwaga ibirori ngaruka mwaka ku nshuro ya 4 by'umuryango Heifer International ugamije kurwanya inzara n'ubukene. Ahangaha Madame Jeannette Kagame yafashe ijambo ashaka kugaragaza uburyo inka yagize akamaro gakomeye mu mibereho y'abanyarwanda benshi nawe arimo. Ni nabwo yahishuye iyi nkuru mpamo ko ikintu cya mbere yazimaniye Paul Kagame bahura ku munsi wa mbere ari igikombe cy'amata. Yabivuze muri ubu buryo ati mu myaka myinshi ishize njye n'umugabo wanjye twahuriye muri Kenya, yari yahaje mu ruzinduko aherekejwe n'inshuti. Nkuko bisanzwe rero mu muco wacu nabasabye ko tubazimanira
ariko arabyanga rwose, yarabyanze pe. Ariko rero nubwo nari narakuriye mu buhungiro, nari nzi ko mu muco wacu waba muto cyangwa se uri mukuru, amato yakirana urugwiro n'ibyishimo. Icyo gitekerezo nkikigira nahise mbazanira igikombe cy'amata. Reka mbabwire, rwose umutima w'umusirikare ukomeye warashonze, noneho mbona aciye bugufi, ntiyashoboraga kwanga iki gikombe cy'amata nari muhaye rwose. Mbona buzaha hera hakana, maze aracyakira kandi bigaragara ko agikunze, numva ndishimye. Ahangaha rero ngo Perezida Paul Kagame akaba aribwo yakiriye ibyo yahawe na Jeannette, akaba yarakiriye igikombe cy'amata mu gihe ifunguro ryo yari yaryanze. Kandi reka tunagaruke kuri Stephen Kainza n'inkuru yacu, nawe akaba yaranditse ati iyi ni couple imwe yo mu Rwanda yahujwe n'ikirahuri cy'amata, ndetse na titre ya chapitre yanditsemo iyi nkuru y'urukundo rwabo mu gitabo yise A Thousand Years Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It. Iyi chapitre yise A Glass of Milk, mu magambo y'icyongereza iyo chapitre kabisobanuye ngo ikirahuri cy'amata. Gusa Paul Kagame we akaba yarakomeje kwemeza ko icyo gihe ajya muri Kenya, Jeannette Kagame ngo atarazi ikijya mbere nk'uko bagiye bavuga ko bari baje kumusuhuza. Gusa nk'uko bigaragara muri iki gitabo, burya ngo Jeannette yarazi ikigenza Paul Kagame, kuko ngo umwe muri za nshuti hari uwamuriye akara k'impamvu izanye Paul Kagame, ngo ndetse anabakira yari yabimenye byose. Icyo gihe rero Paul Kagame mu gihugu cya Kenya ntiyahatinze, kuko yaje guhita asubira mu kazi Uganda. Atahana nimero ya Jeannette ya telefone, ibiganiro byabo bikomereza kuri telefone, ari naho yaje kumusabira urukundo, undi nawe ararumwemerera. Bakomeza kugaragaza ko bari bishimiranye bombi, bavugana kuri telefone, umwe ari mu gihugu kimwe undi ari mu kindi. Nyuma yaho Paul Kagame yaje guhishurira Jeannette Kagame ko bigoranye cyane kugaruka muri Kenya, anamusaba ko ari we noneho wazaza bagahurira muri Uganda. Ubwo icyo gihe Jeannette nawe ntiyazuyaza, yerekeza ijya muri Uganda kubonana na Paul Kagame. Ahangaha hari nabwo urukundo rwabo rwagurumanye, barakundana bimara igihe kingana n'umwaka. Paul Kagame noneho yafashe iya mbere, amubwira cya cyifuzo yagize imbere yo kujya kumureba, ko yamwemerera akamubera umugore bakubakana umuryango. Jeannette nabwo ntiyazuyaje, arabyemera. Nibwo baje kubigaragariza isi yose noneho mu bukwe bw'akataraboneka, ubu ngubu bwabaye tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1989. Ubukwe bwanabereye mu gihugu cya Uganda. Ubwo birumvikana neza cyane ko mu kwezi kwa gatandatu tariki 10 y'umwaka Paul Kagame na Jeannette Kagame bazaba bamaranye imyaka 33 ifunze babana. Gusa iby'ubukwe birangiye, Paul Kagame yaje koherezwa kwiga muri Amerika, aribwo yegeraga umufasha we akamubwira ko noneho bagiye guhindura ubuzima, bakimuka bakajya kubana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jeannette Kagame aramwemerera, bajyana gutura muri Amerika kubw'impamvu z'amasomo. Igihe ariko bari muri Amerika, Paul Kagame yaje kugerwaho n'inkuru y'uko Fred Gisa Rwigema, inshuti ye magara, uyu bari barapanganye gahunda yo kuzabohora u Rwanda kuva kera na kare, yapfuye nyuma y'iminsi bari baranabimuhishe ngadati ishuri ritarangiye. Uwo munsi abibwirwa, Madame Jeannette Kagame yaramwegereye, abona ko koko yahindutse rwose. Nuko Jeannette Kagame wari unatwite icyo gihe aramwegera yitonze, amubaza ikibazo afite. Paul Kagame yaramusubije ati nta kibazo mfite. Muri iki gitabo aha Paul Kagame yivugira ko yanze gukura umutima umugore we, cyane ko yaranatwite inda y'imfura ye. Yakomeje guhisha umufasha w'iyo nkuru y'incamugongo, kuko yarazi uburyo Fred yari inshuti magara ya Paul Kagame. Gusa nanone ngo yari yanabuze aho ayihera yimubwira. Yakomeje kubimuhisha kugera igihe batandukaniye. Gusa nubwo yageragezaga uburyo bwose yereka umugore we kakomeye, mbese nta cyabaye, akagerageza kwikomeza mu maso y'umugore we, ngiyo nkuru yari yamushenguye cyane bikomeye ku mutima, mbese imitima yamubanye myinshi. Ageze aho aza guhitamo agaruka mu Rwanda, ngaza akomeza umushinga we w'igihe kirekire wo kubohora igihugu yari yarapanganye n'inshuti ye magara Fred Gisa Rwigema, uyu wari umaze kwicwa. Gusa nanone ibyo kujya ku rugamba yakomeje kubihisha umufasha we yakundaga cyane, agerageza gukora igishoboka cyose ngo bave muri Amerika atarangije amasomo ye, hanyuma ajye ku rugamba. Paul Kagame mu magambo ye abwira Stephen Kainza, yaramubwiye ati tukiva muri Amerika nafashije madamu wanjye kurira indege imujyana mu Bubiligi, aho yagombaga gusanga mushiki wanjye. Ndamubwira nti uragira urugendo rwiza kandi uramera neza, reka ngende nanjye tuzongera tubonane. Tuzakomeza tuvugane kuri telefone, ariko ubu ngubu urabeho, sinshoboye kukuba hafi aka kanya. Byaramarangamutima akomeye cyane. Naramusezeye, gusa ngeze imbere nasanze aho twari yari yahibagiriwe isakoshi yarimo ibyangombwa byose. Nuko nsubira inyuma njya kubimuha. Gusa nanone aha muri twese nta wari uzi igihe tuzongera kubonanira. Yari atwite kandi yari agiye kwisigarana.
gusa nanjye ku giti cyanjye nari namaze kwakira ko nshobora kutazongera kubonana nawe. Agahinda ko kanya nabwo karanyishe, gusa nibutse umuvandimwe nabuze ndikomeza numva ko koko ngomba kubikora. Sinamuhishuriye ko ngiye ku rugamba, ariko nkeka ko nawe yabiketse kuko yarazi ko ariyo gahunda mfite igihe kirekire kandi ntiyumvishaga uburyo ndi kumuhisha cyane. Nawe ahitamo kutabimbazaho cyane. Ndamusezera mu birahuri by'indege yari igiye kumutwara, ku mutima nti Imana izamfashiriza umugore yibaruka amahoro. Ubwo Perezida Paul Kagame yaje ku rugamba rwo kubohora igihugu, inshuti ye yamaze kwitaba Imana kandi asize umugore we utwite, gusa agaragaza ko byose nta cyamuciye intege ndetse nta n'icyatumye adakora neza icyari kimuzanye, kuko yaje agerageza gusubizamo morale abasirikare ku rugamba bararutsinda. Gusa hagati aho mu kuvugana n'umugore we yaje kumubwiza ukuri, ndetse no mu rugendo rwo kubohora igihugu Jeannette Kagame yashyigikiye cyane umufasha we muri byinshi, ntiyigeze amutererana. Igihugu kimaze kubohorwa burundu baje kugaruka gutura mu rwababyaye nyuma y'igihe kirekire cy'ubuhunzi. Muri icyo gihe babanye baje kubyarana abana bagera kuri 4 barimo imfura yabo Ivan Cyomoro Kagame, umukobwa umukurikira witwa Ange Kagame, umuhungu ukurikiraho witwa Ian Kagame ndetse n'umuhererezi Brian Kagame. Ndetse kugeza ubu ngubu bakaba bafite umwuzukuru wabo Ava Ndengeyingoma. Uyu ni umukobwa w'umukobwa wabo Ange Kagame washakanye na Ndengeyingoma Bertrand. Uyu mwuzukuru wabo Ava Ndengeyingoma akaba yarabonye izuba mu mwaka wa 2020. Nguko uko Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda yahuye n'umufasha we Jeannette Kagame. Urukundo rwabo rukomeje gushinga imizi kandi n'icyitegererezo cy'urubyiruko nyarwanda mu kuba umugore mwiza w'umutima ndetse no kuba umugabo mwiza wubaha umufasha we ndetse n'ibindi bitandukanye. Amarangamutima yabo n'ubu nibayahisha no ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane Madamu Jeannette Kagame akaba akunze kugaragara atera imitoma umugabo we mu magambo meza yuje urukundo. Nk'igihe aba yagize isabukuru nk'uko mubibona, agenda amwibutsa uburyo amukunda, uburyo amushima kumubera umugabo mwiza ndetse n'umubyeyi mwiza icyarimwe, kandi akamugaragariza ko ahora amusabira ubwenge buturuka kuri Nyagasani ndetse akanamusabira umugisha. Nk'uko munabibona, mbese nta banga mu rukundo rw'aba bombi rwanditse amateka, bombi batakekaga bigitangira. Uru rukundo rero nk'uko bisanzwe mu nkuru zacu z'urukundo tugenda twigiramo amasomo menshi atandukanye. Wakigiramo byinshi kandi bikakubaka nawe mu rukundo rwawe rw'ahazaza cyangwa se urw'urimo ubu ngubu. Icyambere, gerageza kuba umuntu mwiza wanatangirwa ubuhamya n'abakuzi, ku buryo abantu bashobora kuguhagararaho bati uriya mukobwa ni nta makemwa, cyangwa se baturiya musore ni inyangamugayo, nkuko byagenze kuri Jeannette Kagame igihe bamurangiraga Perezida Paul Kagame, kandi bigahura n'ibyifuzo yari afite n'uwo bazubakana urugo. Icya kabiri wakigira muri iyi nkuru, gerageza kwihangana kuko ubuzima wabaho bubi sibwo uzahoramo. Urugero, ubuhungiro bahoragamo aba bose ntawe kekaga ko aka kanya umwe azaba ari perezida undi ari first lady impande ze, nkuko twabigarutseho. Ukuntu Jeannette Kagame yihanganiye umufasha we akamutana inda yari imaze no kuba nkuru igihe yamwoherezaga kwa mushiki we mu Bubiligi atanamubwiye aho agiye. Icya gatatu ushobora kwigira muri iyi nkuru nuko urukundo rutagira imyaka rurangiriraho ngo amagambo meza babaye y'abana. Oya, urukundo ni urukundo, rwaba urw'abato cyangwa se abakuru ntirutandukana. Mu myaka 30 irenga bamaze babana, baracyabwirana amagambo meza yubaka kandi akomeza urukundo rwabo. Aha ntuzanibeshye yenda ko kubera inshingano nyinshi umuryango nta mwanya wawe cyangwa se ngo iby'urukundo ntibizakureba. Oya, muranabibona kandi twabirebyeho cyane ko umwanya w'akazi uba ari uw'akazi ndetse n'umwanya w'umuryango ukagerageza kuboneka, kuko umuryango ari wo shingiro ry'ubuzima muri rusange. Urugero duhabwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame. Ngereka nkubwire ntigira amahoro kandi uhirwe mu rukundo, nanjye ndagukunda, niyo mpamvu mba ngushakira ibyiza birimo ibikungura ubumenyi ndetse n'ibigusanira umutima. Wakoze kubana n'inkuru y'urukundo. Bye.